Kazungu yabaye ikibazo. Kazungu asigara ateza imbanuka cyane. Ikibazo Kazungu naratuzonze cyane. Abana bamwe mu batwara abantu kuri moto ndetse no ku magare mu mujyi wa Gisenyi bavuga ko uyu mupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda kugeza ubu bataramenya amazina ye ariko bakamwita Kazungu ngo kubera ko ari inzobe ngo akomeje kubahiga bukware abacamande ya buri munsi byarimba akabapakirira n'ibinyabiziga byabo akajya kubifunga ndetse kugeza ubu ngo bakaba basigaye bamubona bose bakihinda abagenzi batwaye bakabajugunya mu muhanda bagakizwa n'amaguru. Kazungu ageze hano twese turaha gana magare yonagajyana gucyagara yahita yajyana none akakujyana na buno ngura mara iminsi 15 none ni kwa kabiri yazakurekura ku wundi wa kabiri igarekana mara iminsi 15 umara icyumweru igarekana mara iminsi 15 kandi yagufashe ku manywa ndi wanyweye inzoga burageze hano amagare yogajyana. Ubundi abanyonzi ni nk'abo baduhahamuye ejo bundi kuri gare bagiye gufata umuntu mbona yaratwaye umugore mbona aramuminnye umugore abanza umutwe inyuma umunyonzi yirukankana igare rye uruhande rumwe ntago narenganye umunyonzi kuko yarari gutabara igare rye ngo yirukanke ariko urumva hari habayemo ikibazo cyo gutimba uwo mumere hasi urazamuka mu minota 30 wabugeze ka Rukogo saa 12 ziguyemo umumotari yakunyura akavuga ngo dore Kazungu ari inyuma umugenzi ufite nta kundi n'uguhita umuhiri kukiruka ugashaka inzira za Kinyarwanda ucamo kugira ngo udahura nande barabajugunya ngiye bura saa 11 n'igice banamaze gushyira igare ryanjye mu nzu nkasohoka nkitemberera gutya ariko iyo umumotari akunyuza akavuga ngo dore Kazungu abajene benshi batira ko babamina hasi bakirukanka bagahitira ko bakata mu gafuku inzira za Kinyarwanda ngo badahura nande nawe asigagira uruhari none se aturukira rugura ari kumanuka yakonda kuzamukira hari kwa ruhanda agahita atambika imodoka mu muhanda kugira utamucika zimwe zigahagara cyangwa se zigakora impanuka nk'uwamanutse afatiye. Kazungu ni umuntu natwe tukaba abantu ariko Kazungu aratubongamiye cyane. Kazungu ndiyo kemera gushaka ibirayi by'abana Kazungu ndiyo kemera kutambuka mu muhanda mbese Kazungu none byararenze yaduteje n'abasekirite. Kazungu yaduteje abasekirite ubu guca uratambuka umusekirite yaguhagarika yakubaza ibyo ukeneye yanabibonye yagushakaho nikosa wakigendera mwashwana bagahita bahamagara Kazungu. Bamwe muri abanyonzi bakavuga ko ibihano bahabwa na Kazungu biremereye birimo no kubafungira amagare yabo kandi ari yabatunze bityo bagasaba ko uyu Kazungu yakoroshya ingamba aba banyonzi nabo bakoroherwa n'ubuzima ntibacike mu muhanda kandi ari bo batunze n'imiryango yabo. Ntawe gucumi ntago wapfa kurikorera none urira nari gutahuka yajyaho nta kandi kazi tuba tugira ni gare gusa gare rero ntago ryakorera 5,000 ku munsi wanabiriye no kuvuga ngo nta nubwo byapfa gushoboka kuko ubona narikoresha arangiza bakaduca amafaranga bigasaba kujya kumanza guhinga guhisha amasuka no kwikorera ku mutwe ngo tubona amande nawe baze gukora icyumweru uri gushaka amafaranga yo kugomboza igare. Ikibazo Kazungu naratuzonze cyane. Umunyonzi twarazamukanye saa 12 zari zigeze turi kwirukanga mu kiziba umumotari azamutse yangonze inyuma nyine umumotari barakomeje kanjye Kazungu mbona uburyo bwa kumucika none umunyonzi uri inyuma yanjye abamufashe muri pan ahita amushira muri pandagara aramujyana wenda ko twanabivuzeho kare wenda akajyana igare akareka kujya kugufunga niyo minsi 15 nose umuntu azajya arazira nibye kandi ibyo bamusabye yarabitanze bagatwara igare wenda na wendi bamutware none aratwara umuntu amara iminsi 15 n'igare ndajyo sinzi icyo basigaye sinzi icyo agamije. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Boniface Rutikanga avuga ko abamotari bafite ingeso yo guhagarikwa n'umupolisi ntibahagarare ahubwo bagashaka guhunga ibyo bigateza impanuka naho abanyonzi bagashinjwa kugenda nabi mu muhanda no kudakurikiza amategeko agenga ibinyabiziga. Gusa ngo yubise Kazungu aramutse kuko akoresha imbaraga z'umurengera mu kugenzura abanyonzi n'abamotari kugeza nabo biteza impanuka ngo byaba ari ibintu byo gusuzumwa maze bigahabwa umurongo. Ariko niba koko umupolisi ateza impanuka ni ikibazo tuzakurikirana ntabwo twaba turwanya impanuka ngo tujye uteza impanuka ni no mpamvu mbarije araziteza cyangwa uburyo akora akazi ke yaziteza dukosora imikorere niba yaraziteje zikagenda tutazizi natwe dufite ikibazo
nimba yaraziteje abo ntizipimwe zigacecekwa ntituzimenye cyaba ari ikibazo. Nimba yaraziteje nawe munyamakuru ukabyumva ukabifata ukabimbaza ntubikurikirane nawe ufite ikibazo. So icyo nshaka kuvuga ni iki, tugiye gukurikirana turebe imikorere ye niba koko ishobora guteza impanuka. Ariko jewe ni nguhagarika aho guhagarara ukampunka ukagenda ukagwa muri rigori, kuko utahagaze imbere y'uko ujya muri rigori, hari ubwo nijye uteje impanuka. Je ni mpagarara nkaguhamagara ukajya ahangaha ukiruka kubera wikoreye ibintu byinshi, ibintu byawe bigakubita umukindo ukagwa, uravuga ngo nijye uteje impanuka kandi naguhagaritse. Dufite kesi nyinshi z'abamotari badashaka guhagarara muri uko kwiruka nyine agakora impanuka, ariko munyamara bamuhagaritse kuko utahagaze, bakuritse sinye yo guhagarara. Gusa natwe reka nsubiremo turabikurikirana tubirebe by'uwo kazungu, bagenzi banjye barabizi. Mu mezi 3 gusa ashize mu ntara y'Iburengerazuba habaye impanuka 21 zatwaye ubuzima bw'abantu bagera kuri 26, naho abagera kuri 340 bose barakomereka. Muri izi mpanuka iziganjemo akaba ari zikorwa n'amagare ndetse na moto. Rafiki Kabenga, ATV mu karere ka Rubavu.